Bakunzi ba Rwanda Gospel TV mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nabenejejwe n'Imana kuri iki cyumweru kandi mvuga ngo Imana yakoze kuturinda. Rero mbere yo kugira ngo ntambutse ubutumwa bwanjye reka tubanze dusenge Imana. Mwami Yesu, mwami mwiza, nongeye kuza muri zina ryawe mvuga ngo uruwera. Uyu no munsi mwiza watemeye ngo tunezererwemo. Nyemerera mwami w'abami, abahungu n'abakobwa bankurikiye muri aka kanya babwa umugisha uva kuri wowe mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ntaba ari ngiye abwa umwuka wera anyobore kugira ngo inyigisho n'ubutumwa ngiye gutanga muri aka kanya nyoborezwe n'umwuka wera kugira ngo ubere umugisha kuri benshi kubw'izina rya Yesu. Amen. Abakunzi nongeye none kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi ngira ngo mbabwire ngo turabakunda cyane. Reka nshimire abantu benshi mudukurikirana umunsi ku munsi kunyigisho tunyuza kuri channel ya Rwanda Gospel TV. Ni channel yivuga butumwa, ari benshi bamaze kudubuhamya kubw'imirimo myiza, kubwo imirimo Imana ikoze ku buzima bwabo, kandi uko imisi izajya igenda tubazana n'abantu batandukanye batanga ubuhamya kubw'ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Rero uyu munsi wa none ntabwo ndi buze kujya muri byinshi cyane. Uyu munsi ndashaka kubibutsa yuko ya masengesho yacu yageze, amasengesho y'iminsi 40 tugiye kuba dusenga azatangirana n'itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyine 2021. Tuzaba turi mu nsanganyamatsiko iri mu cyanditswe kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Ibice byaho ni igitabo kimwe, Obadiya ni igitabo kimwe, igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo ariko ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse kandi hazaba ahera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Intego y'amasengesho yacu nirije ngo bazasubirana ibyabo abo mu nzu y'Uwiteka umwami Imana. Rero ndashaka kugukumbuza kugira ngo dusengane aya masengesho kuko hari imbaraga zidasanzwe uzayambariramo. Muri aya masengesho afite umuzo kugarura ibyacu umwanzi yadutwaye cyangwa gusubirana ibyacu umwanzi yadutwaye, ni amasengesho y'iminsi 40. Tuzajya buri munsi tubaha inyigisho igendanye n'uyu mutwe w'aya masengesho, kandi muzahabwa umugisha. Muzabona abakozi b'Imana batandukanye bafite inyigisho zitandukanye, kandi no bazajya bakurikirana cyangwa kuri iyi channel yacu bazajya baduha inyigisho zitandukanye. Rero wowe uri mu nkurikirana usabwa kimwe gusa, gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ushobora kumenya ngo inyigisho irahageze, inyigisho iraje, nawe uyumve mu izina rya Yesu. Rero muri aya masengesho ni ibiki tuzaba dusengera. Icya mbere ari nayo mutwe w'amasengesho ni ukuvuga ngo tuzaba dusenga Imana kugira ngo ishobore kugarura ibyacu byariwe n'inzige n'akagungu. Tuzaba dusengera imiryango yacu, hari iby'imiryango yatakaje. Muri aya masengesho abantu benshi bazabagarurirwa ibyabo. Haleluya. Muri aya masengesho hari abantu batakaje akazi benshi, ariko tuzaba tubingingira Imana kugira ngo bagaruke mu kazi. Muri aya masengesho hari abantu bari bagiye gukora amakwe, ariko makwe covid yacamo. Tuzaba tubasengera kugira ngo Imana ibashingurire inzira bongere bakora amakwe yabo kandi bakore neza. Muri aya masengesho tuzadusengera igihugu cyacu. Hari ibyo twatakaje muri ekonomi, hari ibyo twatakaje, hari abantu bacu bagize ingaruka n'iyi covid. Muri amaze tuba tubingingira ari rwo rwego rwo gusengera igihugu cyacu. Rero ndagira ngo ukangure ngo ngwino dusengane aya masengesho. Umunsi wo kuyatangira no umunsi w'ejo tuba dusenga kuva mu gitondo dusoze saa 12 za nimugoroba, nibwo tuba twakira icyo kurya. Bivuga ngo na masengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Rero ndagukumbuza kugira ngo tuzabane nawe, iyo tuzahagarane nawe, ntuzamisinga amasengesho. Turatanya n'iki cyumweru tugiye gutwinjiramo. Imana mwijije kumera umugisha. Icyo nongera kukwibutsa, kora share ukimara kumva iyo audio kugira ngo abantu benshi nabo bazibuke banamenye ko tugomba gusengana amasengesho. Dusenganya amasengesho
mu buryo butandukanye. Twasenganye 40, dusengana iminsi 3, dusengana iminsi 7, dusengana iminsi 21, ariko tugarutse kuri 40. Nabwe muri gahunda z'uyu mwaka tuzagiramo igihe kinini cyo gusenga no gusengera abantu mu buryo bugiye butandukanye. Uko Imana izagushoboza, kuri Rwanda Gospel TV uzabonera umugisha kandi Imana izakugira neza. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ikumere umugisha. Telefone yanjye ni 0788430085. Mwari kubona Pastor John Karimbanyi. Imana ibampere umugisha. Turabakunda cyane. Amen.